iyo umuntu ari mu isi ntabwo aba afashe isegonda mu ntambara ba mama. Iyo umuntu ari mu isi ntabwo aba afashe iminota mu ntambara. Iyo umuntu ari mu isi ntabwo aba afashe ukwezi mu ntambara. Iyo umuntu ari mu isi ntabwo aba afashe umwaka mu ntambara. Iyo umuntu ari mu isi ntabwo aba afashe ijoro mu ntambara. Iyo umuntu ari mu isi ntabwo aba afashe amanywa mu ntambara. Iyo umuntu ari mu isi aba afashe igihe. Umwana wanjye aba umusazi ndabivuga kuko byabayeho. Si uwanjye se yabaye umusazi, ariruka ku musozi, ariruka akiruka muri karitsiye ntuyemo. Hari utanzi se ndi umuravumba. Aho nkase hose mama Charlene, aho ngiyemo mama Charlene, aho ndimo mama Charlene. Akirukanka ngo yo dore umwana wa mustari wa mupasteri. Abandi yo kuki atamusengera kandi tubona ari umukozi w'Imana. Ariko buriya kweri kuki muganga avura abandi bagakira, we umwana wagapfa cyangwa umugore we cyangwa umugabo we akamuhamba, kandi yaravuye abandi bagakira. Namwe nimukatwigirizeho nkana. Haleluya. Ndashimira Imana izi kurwana, irwana ikarwana n'amaboko y'abakonikoni n'abarozi, ikabarwanya ikabanoza, ikabafunga ikintu bita kubafunga kaci, ikabambura ijambo. Ariko barakize, bari kwiga kandi bameze neza. Iyo umuntu ari mu isi abafashe igihe mu ntambara. Abamorogaga n'abamurozi bifuzaga ko sara nanjye nkiruka ku musozi, bifuje ko ntarya, bifuza kuza ko ntazongera gukaraba, bifuza ko azajya yiruka nanjye nkirukanka. Ariko Imana iravuga iti icyo cyo ntago nzakibemerera. Ntago umwana wanjye azarara ijoro, ntago umwana wanjye azahahamuka, ntago umwana wanjye azasa nabi, ntago fresher nzazimukuraho, ntago azagira umubiri nk'uw'icyugu. Azajya karaba, yisi gundi yambara kenda keza, ubundi arye arya atazabura imbaraga mu mubiri. Icyo irakinkorera kugira ngo urye unywe wabuze umwana wawe utazi niyo yagiye kandi yatwawe n'izindi mbaraga z'abarozi. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndumva nongeye kwishima kuko twongeye kuganira. Gusa narimba kumbuye yambi ndabayambiriye abafana banjye ndetse n'abakunzi banjye, abari mu gihugu cy'u Rwanda. Ahantu henshi mugenda mukurikirana mama Charlene, mugenda munkurikirana ndetse mukanambaza muti mama Charlene wacu wagiye hehe ko twakubuze. Ariko burya naho mwaba mwarambuze ndabizi ko ubutumwa mbaha bubageraho. Kuko naho najya mu bibazo bimeze bite ntago mushobora kwicwa n'inzara. Hari ibintu byinshi nabashyiriyeho kugira ngo mukomeze murebe. Ariko nishimiye kongera kuvugana namwe. Ndumva maze iminsi, wenda kamvuge ngo maze imyaka ibiri ndi mu rugamba rwo kurwaza abana. Nanjye nyuma nararwaye. Abantu benshi rero mwagiye munyandikira mukambaza muti mama Charlene wagiye he ko twakubuze kudaheruka. Nukuri n'urwo rugamba nari ndiho. Barakize bose neza, bari kwiga neza, bamaze gukira. Nanjye mba ndarwaye. Nanjye ndarwara nkajya mu bitaro bakongera bakabivamo, nanjye nkajya mu bitaro nkavamo, nkajya mu bitaro nkavamo. Rero ntago nkunda guhahamura abantu no kubaca igikuba ngo narwaye ndi mu bitaro ngo nzana amafoto ngo munsure. Mba numva namwe mufite ibindi bintu byanyu mwikorere. Hanyuma niyo mpamvu mwambuze. Hari abanyandikiye kuri comment, hari abampamagaye, hari n'abagiye banyandikira ko tutakikubona. Nta kindi kibazo, umubiri warababaye ariko ubugingo ni buzima. Kandi ubwo nari ndyamye mbabaye cyangwa ndwaje abana banjye, ndabizi ko Imana yakomeje kunganiriza.
sinari mfite uko nza kubibabwira ariko nabyanditse muri agenda kuko Imana niyo uri muri koma muravugana yo kandi burya aho mutari yarahababereye. Ndabizi neza ko muri mwe harimo abansengeye, mwagiye munsengera rwose, mugenda munsengera kubera ko harimo abagiye babimenya bakeya, bamwe bamora hafi. Amasengesho yanyu Imana yarayumvise, yakoze ibikomeye ituremera ubuhamya n'amashimwe. Muri make ibibazo n'ibisubizo byose byarivanze. Ndabashuhuje rero abatari mu Rwanda, bari mu bihugu bitandukanye, aho mugenda munkurikirana. Nagarutse kandi mfite imbaraga z'umwuka wera, nubwo iz'umubiri ari nkeya ariko nazo Imana izazongera. Wenda ndaza kubereka ku mafoto kuko nabyo biba ari byiza. Iyo umuntu nyine abantu bose bamuzi bakamubura, baba bakeneye kumenya aho yarari. Nshobora kutahabasobanurira rero ukazahura n'uhagusobanurira bakazakubwira ibitari byo. Yego, nyuma rero yo kurwaza no kurwara turashima Imana tumeze neza. Nari mbazaniye ijambo rivuga ngo iyo umuntu ari mu isi abafashe igihe mu ntambara. Niryo jambo shaka ko tuganira muri aka kanya. Nizere ko namwe rero muguwe neza kandi n'abafite ikibazo nimuhumure. Yesu yaranesheje, Satani ntabakange, abadayimoni ntibabakange, n'abakozi ba shitani ntibabatera ubwoba. Burya Satani ameze nk'imbwa imokera ku kiziriko imokera ku munyururu, itabasha kwizitura ngo ijye gufata uwiri kumokera. Icyo cyo nicyo kintu niboneye muri iyi minsi maze ndwaye, n'abana banjye bararwaye. Mva sinzi izina Satani nzamwita. Ameze nk'imbwa imokera ku munyururu. Imbwa ntibayizirikisha ikiziriko, bayizirikisha umunyururu. Satani rero ameze nk'imbwa izirikiye ku munyururu kandi idafite ubushobozi bwo kuva ku munyururu ngo ijye kurya uwo iri kumokera. Aramuka akamuka, yaramutse aramuka, abana banjye bamera nabi, aramuka abana banjye bamwe amashuri barayahagarika, aramuka ariko imbaraga zo kugira ngo adufate adukoresha icyo yari yadupangiye byaramunaniye kuko hari ibindi biganza, hari izindi mbaraga. Haleluya, hari izindi mbaraga, hari ubundi burinzi, hari ikindi gitinyiro cy'Uwiteka. Hagati aho ndi bubereke ifoto yanjye n'iy'undi mwana umwe, turacyegeranya ibimenyetso. Nabwiye Imana ngo mfite ubuhamya ariko ntibugira ibihamya. Numva ko nkeneye kuzavuga imbaraga z'Imana, nkavuga ukuntu Imana yankirije umwana wanjye wari warabaye umusazi, nkavuga ukuntu Imana yampagazeho, nzavuga imirimo yayo. Ariko ndumva muri aka kanya icyo ikihutirwa ni ijambo ry'Imana. Ntabwo ari umwanya w'ubuhamya, ahubwo nuko nagira ngo mbwira abakunzi banjye aho nari naraburiye. Hanyuma nari mbakumbuye cyane. Iyo amahoro ibahe umugisha. Nawe uri ku rugamba humure, nawe urwaye uzakira, kandi nawe urwaje humura uzakira, utahana umurwayi wawe. Ndifuza ko tuganira kuri uyu mugabo witwa Yobu. Uyu ni umugabo w'intangarugero, niyo mpamvu nkunda kumwibasira mutangaho urugero. Kandi hari amateka nigeze kubona ameze mpuriyeho na Yobu, ndayafite. Hari ibyo muzi n'ibyo mutazi, ariko nkanjye iyo somye iki gitabo cya Yobu ngenda mbona ko ari amateka duhuje. Turebe ijambo ry'Imana muri Yobu 6 ibice 7 umurongo waho wa mbere ngo mbese umuntu akiri mu isi ntafashe igihe mu ntambara, n'iminsi ye si nk'iyukorera ibihembo. Ndumva narekeraho. Nifuzaga ahangaha ngo mbese iyo umuntu ari mu isi ntago abafashe igihe mu ntambara. Yego, ngo kandi n'iminsi ye ni nk'iyutegereje ibihembo. Burya nuko nta makuru dufite, ariko n'iminsi yacu nyine ibibaze nk'iyo umuntu utegereje ibihembo. Uyu mugabo rero witwa Yobu aricara ati mbese iyo umuntu ari mu isi ntabafashe igihe mu ntambara. Iri jambo ribwiwe na Yobu waryumva kurusha wenda ngewe, ariko nubwo nanjye ashobora kukubwira ibintu nanyuzemo, Yobu yanyuze mu bye, nanjye nyura mu byanjye. Buri wese ni Yobu ku giti cye, burandi Yobu kazi niko navuga. Ariko Yobu ajya kuvuga iri jambo ngo iyo umuntu ari mu isi abafashe igihe.
ndashaka mvuge ngo gufata igihe mu ntambara. Iyo umuntu ari mu isi abafashe igihe mu ntambara, abafashe igihe. Mureke ahantu mu nyumve neza, iyo umuntu ari mu isi ntago abafashe isegonda mu ntambara ba mama. Iyo umuntu ari mu isi ntago abafashe iminota mu ntambara. Iyo umuntu ari mu isi ntago abafashe ukwezi mu ntambara. Iyo umuntu ari mu isi ntago abafashe umwaka mu ntambara. Iyo umuntu ari mu isi ntago abafashe ijoro mu ntambara. Iyo umuntu ari mu isi ntago abafashe amanywa mu ntambara. Iyo umuntu ari mu isi abafashe igihe. Nimvuga igihe ni igihe kirekire. Nimvuga igihe ntago ari muri weekend. Nimvuga igihe ntago ari mu zuba. Nimvuga igihe ntago ari mu mvura. Nimvuga igihe ntago ari amasegonda. Nimvuga igihe ntago ari umunsi umwe. Nimvuga igihe ntago ari iminsi, ntago ari ukwezi, ntago ari amasegonda, ntago ari amasaha. Iyo umuntu ari mu isi abafashe igihe. Mu bintu ushaka kumenya ukiri muri ubu buzima, ndashaka kwira ijambo rigucengera ko ugomba gufata igihe mu ntambara. Ejo utazabona umwana wari waramubuze ukumva yuko urugamba rurangiye, hazaza ibindi nyuma yuko umubyara. Kandi nibiza ntuzavuge ngo Imana yansezeranyije amahoro. Iyo umuntu ari mu isi abafashe igihe mu ntambara. Kandi gufata igihe mu ntambara ntago ari byo bimira amahoro yacu. Gufata igihe mu ntambara ntago ari byo bidutwarira ibyiringiro. Gufata igihe mu ntambara ntago ari byo biyoyora umwuka turimo. Gufata igihe mu ntambara ntago ari byo bituzimya. Gufata igihe mu ntambara ntago ari byo bitguye kutugusha. Gufata igihe mu ntambara ntibigomba kutwambura agakiza. Gufata igihe mu ntambara ntago bigomba kutubuza gusinzira. Gufata igihe mu ntambara ntibigomba kutubuza kwamamaza umwami wacu. Ngo igihe wenda intambara tuzazibemo kugeza dupfuye. Icyo nzi nuko tugomba gusinzira. Icyo nzi nuko tugomba kwishima. Icyo nzi nuko tugomba kurya ntibitunanire. Icyo nzi nuko tugomba kuryama tukizigura. Icyo nzi nuko dukwiye gucungirwa umutekano. Icyo nzi nuko dukwiye kuvuga ngo Imana ni inyembaraga. Umwana wanjye abumusazi ndabivuga kuko byabayeho. So wanjye se yabaye umusazi, ariruka ku musozi. Ariruka akiruka muri karitsiye ntuyemo. Hari utanzi se ndumuravumba. Aho nkase hose mama Charlene, aho ngiye mama Charlene, aho mama Charlene. Akirukanka ngo yo dore umwana wa mustari, wa mupasteri. Abandi yo kuki atamusengera kandi tubona ari umukozi w'Imana. Ariko buriya kweri kuki muganga avura abandi bagakira, we umwana wagapfa cyangwa umugore we cyangwa umugabo we akamuhamba, kandi yaravuye abandi bagakira. Namwe nimukatwigirizeho nkana. Nuko kugukiza uzi impamvu nuko kubaho no gupfa, kurwana no kuba muzima nta muntu ubifitiye urufunguzo. Nubwo ndi umukozi w'Imana sifite ubushobozi bwo gukiza cyangwa no kwica. Byose bifitwe n'imbaraga z'Imana. Kandi uko mutakambira Imana nanjye niko nyitakambira. Kandi nibyo nakora mbikoreshwa n'amaboko y'Uwiteka. Dufashe igihe mu ntambara. Umwana akirukanka, akiruka. Hanyuma rero kuko iyo umuntu haleluya, kuko iyo umuntu afashe igihe mu ntambara bitamubuza guseka, yarirukankaga akaducika kurira igipangu. Yaragurukaga yuriraga inzu ya kadasiteri ukagira ngo ni inyoni. Hagera n'umukurikira ntihagire umubona. Ntago nshaka kubivuga cyane, ndabibitse. Nuko najya ngo mbabwire ukuntu umuntu afata igihe mu ntambara kandi umunezero akawugumana, agakomeza no gushyira izina ry'Imana hejuru. Amina. Haleluya. Ndashimira Imana izi kurwana. Irwana ikarwana n'amaboko y'abakonikoni n'abarozi.
ikabarwanya, ikabanoza, ikabafunga, ikintu bita kubafunga kaci, ikabambura ijambo. Bakureba batari uriya mugore akoze muki, ngewe ndi umuntu buntu, ariko hari imbaraga zisumba byose zibiherekeje. Kuki atamusengera ngo akire? Kwa wa musitari hamwe haba abana b'abasazi, iryo zina ndaryitwa, ariko barakize, bari kwiga kandi bameze neza. Iyo umuntu ari mu isi aba afashe igihe mu ntambara, yaratorokaga. Rero hari ikosa ntari kuzakora, nabwiye yera, mbwira Imana ntiwambabaje imibabaro y'amabara yose, ndakwemerera, ariko hari ibintu ntazemera. Ntago umwana wanjye natoroka nzafata telefone ngo mpamagare kuri polisi ngo nabuze umwana. Umwana wanjye natoroka ntago nzatanga itangazo mu mudugudu ngo ntange ngo bajye gufata vuvuzera ngo bavuge ngo hari umwana wabuze witwa runaka, abantu bumve ko ari uwanjye. Mbese ujye wiyeranja nkuko nagiye ndaruza abana bawe, nabararuje mu byaro, nkajya ngenda mbwira Imana ibyaro nagiye kubwirizamwo ubutumwa, nayibwira igasanga koko nibyo nagiyeyo. Nkayibwira aho nagenzaga amaguru narabuze imodoka, nayibwira igasanga koko nagiyeyo. Nkayibwira aho nigeze ndyama nkatahana amavunja mu birenge kandi ifite igitanda cyiza nararagaho, nayibwira igasanga ibyo mvuga ni ukuri. Kabwira aho najyaga nahigisha amagambo akomeye bakasenyera mu iteraniro, nayibwira ikumva nibyo. Imana ndayibwira ni nk'uko nararuje abana bawe mu byaha nkabakuzanira ubari kunzanira umwana wanjye. Mureke mbabwire bakozi b'Imana, banyamitwe, batubuzi b'abahanuzi, bavuga butumwa b'abacashuro, birababaje ko mu minsi iri imbere mugiye kujya muhura n'ibyago mukabura icyo mwishyuza Imana. Izabaca ikintu bita izabaca amazi ibaryane, sinyarya niko babyita. Mujye murire n'amaraso ntibumve. Uzayibutse iki? Uzayibwira ngo wagiye kuyikorera kandi waracaga amafaranga? Uzayibwira ngo wahanuriye abantu b'Imana kandi warabaciye amafaranga? Uzibutse Imana ni iki nibigucanga? Iyo umuntu ari mwisi afashe igihe mu ntambara, ntago nari nzi ko umwana wanjye yasara akirukanka ku musozi. Nibyo nabayemo bituma mumbura, kandi n'urugamba mazemo imyaka 2 irimo irarenga. N'urugamba mazemo imyaka 2 irimo irarenga hafi 3. Hari byose mwamenye, nababimenye nuko nabibabwiye kugira ngo bazamenye imbaraga z'Imana. Nararurwanya ndurwanana na Kristo kandi yampaye intsinzi yo kabyara. None nkubwira ukuntu uwo mwana yagendaga ibiryo byashya nkajya ku meza nkarya ngo nabuze umwana, nabaga nzi ingabo zimurinze aho ari. Umwana w'imyaka 12 ubageze 13, akirukanka n'amaguru nkarya, namara kurya nkanywa, namara kunywa nkaryama. Nuko ntamukunda. Dawidi yavuze ngo iki? Yaravuze ngo nzaryama nizigure ubundi sinzire kuko Uwiteka mbereye maso. Ese Uwiteka mbereye maso njye nyine ambereye maso, n'umuryango wanjye ngomba kuryama nkizigura. Yego imaze nayo ikankundira iti uko nguko umeze uzajya bari kuguma. Kubera iki?
abamurogaga n'abamurozi bifuzaga ko sara nanjye nkiruka ku musozi, bifuje ko ntarya, bifuza ko ntazongera gukaraba, bifuza ko azajya yiruka nanjye nkirukanka. Ariko Imana iravuga iti icyo cyo ntago nzakibemerera, ntago umwana wanjye azarara ijoro, ntago umwana wanjye azahahamuka, ntago umwana wanjye azasa nabi, ntago fresheri nzazimukuraho, ntago azagira umubiri nk'uw'icyugu, azajya akaraba, yisiga undi, yambara akenda keza, ubundi arye atazabura imbaraga mu mubiri. Icyo irakinkorera kugira ngo urye unywe wabuze umwana wawe utazi niyo yagiye kandi yatwawe n'izindi mbaraga z'abarozi. Maze rero wumva ukuntu uyu mwami wanjye mukunda cyane, nawe akambwira ngo erega ngo nubona yatorotse ujye uryama usinzire, kuko nta natasipa ya debrere, nta n'agasatsi ko ku mutwe we kazavaho. Maze nkaryama, hagera nka 5 za nijoro cyangwa 6 za nijoro, najya nkumva telefone, tehagarara ku gipangu tukuzaniye umwana wawe. Bamuzanaga se hari gahunda afitanye nabo, ni nababwiye se ngo bamuhige. Nuko muri iyi si haba intelligence, ariko no mu ijuru bafite intelligence z'abamarayika bashinzwe umutekano wacu. Ngamfasha aho uri hose, nushaka uba uri muri kwasiteri, guha Imana icyubahiro nta soni biteye. Umva harya ngo iki kereka nimba iminwa nk'ini. Hari abavuze ngo nzaceceka, umva murapfuye aho nceceka guteze. Ubwo wowe waceceka watunga abasazi bangahe? Imana gutabara nto hoyo zabaze nzavuga. Abantu bagira ibigeragezo bivaho hazi ibindi, bameze nk'amama Charlene bivaho hazi ibindi. Hano hari amagambo y'ubwenge nanditse. Hari amagambo y'ubwenge nanditse hano, umva ngo iyo umuntu ari mu isi afashe igihe mu ntambara, ndavuga ngo utegereje kwishimira mu byishimo, umuntu utegereje kwishimira mu byishimo azishima gake, kwishimira mu byishimo azishima gake, kuko dufashe igihe mu ntambara, ntabwo isi izakwemerera ko wishima cyane. Uzi impamvu nkubwiye ngo uzishima gake? Nuko mu minsi uzabaho, iminsi y'umubabaro izaba myinshi kurusha iy'ibyishimo. Rero nimba wowe uzi ko ibitwenge byawe ubigira ari uko wishimye, ukaba uzi ko unezerwa ari uko wishimye, shanda kurahiye uzahora uri bakonja riva, ugenda ukunjame, hari umutima, hari umubiri, ugenda ubeho nabi, kuko ntabwo isi izakwemerera ko wishima icyumweru cyose. Niguha icyumweru ntabwo izaguha ikindi. Ahubwo nge numva nakubwira mu byiza no mu bibi wige kwishima. Aho kuririra uhashakira ibitwenge, aho kutabonera ibitotsi uhashakire gusinzira, aho kutabonera umunezero uwuhahigire, wige kubaho mu buzima bwawe wishimye kandi utabonye ibigushimisha. Kuko nutegereza kwishima mu byishimo, ibyishimo bizaza gake, kwishima kwawe kube gukeya, n'imyaka yawe yo kubaho izagabanuka. Mu bazayoboka kujya kwa makuza nawe uzaba urimo. Kubera iki? Nuko dukunda kubabazwa n'abakadushimishije, kandi dukunda gucogozwa n'abakaduteye kuraje tukagira imbaraga. Erega batwicisha inzara ngembo naribo bari bakwiye kutugaburira. Erega bari kutunaniza nibo bari bakwiye kugira gute kudufasha muri ubu buzima. Rero ndagusabiye ngo wige kwishima mu bihe bitari ibyishimo, ubuzima bwawe ubugire ubwo kwishima. Abavandimwe banjye niba bambwiye ngo ariko urakomera rwose, noneho barabimbwiye pe, barambwira bati urakomera. Hanyuma nagira nk'umuntu noherereza ifoto y'uwo muri abo bana ukuntu yabaga ameze, ati mama Charlene aha urakomera. Reka nkubwire, ubundi udafite arya nk'umurwayi, impamba itazakugeza i Kigali bayirira hehe?
ni ku ruyenzi bayirira. Iyo ikintu udafite uko ugihindura wijya kwirwaza umutima, sibyo? Wikirwaza umutima, wijya kurara ukanuye amajisho, wijya gusara no guhahamuka. Wowe shaka ubushuti kuri uyu mwami witwa Uwiteka, umukunde, umuce w'ishuro, uce na bujagiri. Umva, naguhingisha uzahinge, nakubagaza ibishyimbo bibagare, nagukoresha tize na pompaje uzazikore, ariko ubundi ujye wiryamira uvuga uti ibintu byose Uwiteka ari kubireba. Njye niwo mwanzuro nabifatiye, mbwira shitani ntumva rero shitani, umva ibintu nakoreye shitani ariko umwana wanjye asara bwa mbere. Naramubwiye ini ikosa ukoze niryo kuza kunkanga. Ubundi rero reka mbabwire, Satana nkanze imyaka myinshi, yarankanze, arankanga, nkangira mu bantu, ankangira, yarankanze. Ntago ndabaho ubuhamya bwo mu myaka hafi 2 irenga maze, yarankanze. Ariko najya kura nkabona ameze nk'imbwa iri ku munyururu, arankanga, ambwira ko nzapfa, anshakira n'impfu, anegurira n'abanyica, abandoga, abangira gute, abazagenza gute, ngaho abapfumu, ngaho abarozi, arabitegura. Avuga ko azambabaza, ashyiraho abamvuga kuri kamera. Umuntu wese ufunguye channel YouTube, channel shyashya, kugira ngo azamuke, n'ukwandika mama Charlene na papa Charlene, ahamagara abagore wagira ngo bavukiye amezi 3 n'abagabo babo, ahamagara abahanuzi maze arabakoresha. Noneho Satani ndamubwira inti rwose imyaka tumaranye Satani shayitwani, urabizi ko ntatinya. Njyewe sintinya shitani, simutinya, simuhabuka, kuko nimba hari umuntu nzi ko shitani ariho kandi araziritse, araboshye. Andi makuru namenye ko uyu mugabo twegamiye, uyu mugabo wapfuye, intare yo mu muryango wa Yuda, uyu mugabo witwa Yesu wapfuye, yajya ari kuzimu akahamaraka gatatu, agafungurira bera intsinzi bakayizamukana, akaboha cya cyohe cy'icyomanzi ngo ni Satani, akakiboha akacyambika ipingu, akagisigira ikintu bita uruguma, akakimena impanga, n'ubu ngo ruravirirana. Uriya mugabo reka mbabwire, ni umugabo kwica mu isegonda akanagukiza murindi etasivo. Ni umugabo dufite aha mu kiganza, ndetse yakoze n'ikindi kintu cyo kudupfunyika ku kinyita cy'umwenda we, aratugendana. Nta muntu wagukura ku kinyita cye, nta muntu wagukura mu biganza bye. Naho abapfumu bo muri Afurika bakifatanya nabi Burayi nubwo nimba bahaba, reka nkubwire, abapfumu bo muri Afurika nabi Burayi naho bakidodadoda bakiteranya, nta wagukura ku kinyita cya Emmanuel. Imana iri kumwe natwe, nta nuwagukura mu kiganza cye. Rero naramubwiye nti Rusororo, hari abana b'abahungu bangana n'uyu, naho wamujyana ugira ngo ninjye mubyeyi wabupfushije njyenyine. Rero mwabantu bihebye, mwabantu b'abanyamibabaro, mwabantu mufite intambara z'urudaca, nje kukubwira ngo hari kode ukwiye kwikuramo. Nubona umubabaro uje ujye wihangana ububabare, kuko nta uzawukugabanyirizaho, nta n'uzawugukuriraho, nta n'ubwo uzawikuriraho. Menya ngo iyo umuntu ari mu isi abafashe igihe mu ntambara. Uyu mugabo witwa Yobu ntabwo byamubayeho, ari Imana yamuryozaga ibyo yakoraga, ariko icyo gihe mu ntambara yarafashe kandi yararimo, yabyitwayemo neza. Umubabara arawubabara we, abana 10 barabahamba, maze ubundi baramunyaga akanuye amaso, umubiri umuvaho, inshuti zimuvaho, umugore amuvaho, umva nawe ubwe yivaho. Yobu yivuyeho arihararukwa, ariko hahandi Yobu yageze ubwo abwira abantu ati nimunsezere, kubera ko nabandeba nimuzongera kumbona ukundi. Yobu yarancekeje, abari kundeba nimuzongera kumbona ukundi. Aragenda nawe aricukura amera nk'uwihambye. Intego y'ijambo nari mfite niyo kubabwira ngo iyo umuntu ari mu isi abafashe igihe mu ntambara, ntago ari umunsi mu ntambara, si ijoro mu ntambara, oya ni igihe. Igihe kivuze iki? Ni igihe kidafite iherezo nyine.
rero Imana nigusetsa iminsi 3 ujye useka ukubuza guseka kandi ujye umukubita urushya ku bisi, ariko nunarira ujya wihanganurire. Hanyuma ndumva twaganiriye ibintu byinshi, yego, kandi mwamenye naho naragiye. Hanyuma Imana ibahe umugisha gukurikiranira ijambo ry'Imana. Hanyuma Imana reka tuyishimire kandi tunasenge namwe ikomeze kubagirira neza abafite ibibazo bitandukanye. Mana ndagushimye kandi ndagushimye cyane kubw'urukundo rwawe, gushimira imbaraga zawe zandinde nzikandindana n'abana banjye. Ndagushimye ko wabambye amahema akomeye kandi wohereje ingabo n'igitero gikomeye cyo mu ijuru kugira ngo mbe nkihagaze kandi mbe nkihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe ryarahabaye n'imbaraga zawe zabanye nanjye. Nabonye ukuboko kwawe, mbona ukuboko kwa marayika, nabonye uburinzi bwawe buteye ubwoba, mbona igitinyiro cyawe kidasanzwe. Uri Imana itamenyerwa kuko uri Imana y'icyubahiro. Nanjye ndagushimye, narindi kukubwira isi yose nyibwira kurenze kandi kukomeye. Uri hejuru y'imbaraga no gukora kose kwa Satani. Niyo mpamvu muri aka kanya senze Mana, sengeye abantu bawe badukurikiranye kugira ngo bagirire neza kandi baramburire ikiganza cyawe gikomeye. Ineza yawe ikomeze kubana nabo kandi ukomeze kubarwanirira intambara z'ubuzima barimo. Ubahe gutabarwa no kurengerwa, maze amaboko yawe akomeze aganze mu izina rya Yesu. Amen.